dutangiranye umwana hano barakwereka ni umwana afite umunyururu hasi umuziritse. Ndebere rwose aka kana kari kugenda mu nzira gafite inkoko. Ndebere rwose ni akana kabayeho nabi cyane, mu bigaragara wagira ngo kajya kakubitwa, ndetse barakwereka mu ntoki zako kari gafite akabaho karimo umusumari, ndetse barakwereka kakomeje kugenda kagana kuri imodoka. Ndebere ni akana gafite ubuzima bukakaye, ndetse kageze ahangaha kegeye kabona hari abakobwa b'abasirikare bari kugenda bari kwiruka ahangaha. Nakubwiye ngo uze kubana nanjye uze gusoza iyi filime. N'abakobwa bari mu myitozo. Uyu mwana w'umukobwa nanone yarabitegereje, ni akana gatoya, maze karangije gatega wa musumari. Ndebere kakabaho karimo umusumari kawushyira ahangaha. Ese kakana ntabwo gashaka gukora amabara? Ubuse bari abakobwa nibaza kuwukandagira. Uze gukurikira filime ntuze gucikwa. Ndetse barakwereka b'abakobwa bari mu myitozo bari gukomeza kwiruka. Kakana nako kabateze, ndetse karangije kakomeje kubacunga ku jisho kugira ngo kajye kwihisha. Aka kana byagenze gute? Ese ubundi kubera iki kari kugendana inkoko mu ntoki? Byagenze gute? Aka kana mu bigaragara gafite ikibazo gikomeye cyane, ndetse bidatinze barakwereka wa mwana yise ajya kwihisha munsi y'imodoka. Ndebere kugira ngo bari abakobwa bataza kuba bamubona. Aka kana kabikoze mu bwitonzi bwinshi, ndetse kabikora mu kinyabupfura, ndetse kanashishoje cyane kugira ngo hataza kugira umukobwa n'umwe uza kukavumbura. Karaje kabigenza gutya, ariko mwibuke yuko kateze umushumari muri kariya kabaho kawushyira hariya, maze karangije nako karaza kibeka ahangaha mu modoka kaza kwihisha. Uze gusoza iyi nkuru ni nziza, uraza kumenyeramo byinshi utaruzi. Ndetse barakwereka umwana uri hano ako kanya yakomeje kugenda asesera muri iyi modoka kugira ngo yinjire, kugira ngo akomeze yihishe. Ndebere akana kabikoze neza, kabikora mu bwitonzi, hari icyo gashaka kugeraho. Ese uyu mwana ni cyo kintu cyatumye akora biriya bintu bimeze kuriya? Reka nkubwire uze gusoza iyi nkuru uraza kubimenya. Ndetse aka kana kakomeje kihisha ahangaha kugira ngo rwose bataza kukabona. Umwana nawe akomeza ari gucunga b'abakobwa bari kugenda bari kwiruka mu muhanda. Abakobwa nabo bari kugenda bari ku myitozo, bari kugenda bari kwiruka, ndetse barakwereka rwose barishimye. Ndebere barakwereka umukobwa umwe muri bo yageze ahangaha wa musumari wese umufata, kakana kari kawuteze hasi. Ako kanya uyu mukobwa yise yicara hasi atangira kubabara cyane yuko wa mwana yari yawuteze hariya. Nuko byagenze, umukobwa ati muntabare rwose, ndikumva merewe nabi, ndikumva rwose umusumari wanyishe. Ariko b'abakobwa bandi bagenzi be bakomeje kwigendera, ndetse uyu nguyu nawe asigara ahangaha ari kurira cyane. Kandi ibi byose byakozwe na kakana kari ahangaha munsi y'imodoka. Uyu mukobwa uri hano yakomeje rwose ari gutakamba, ndetse kakana kamweretse urupapuro Ndebere rwanditseho ijambo ubutabazi. Ati ntabara rwose. Wa mukobwa we Ndebere kabivuze mu bushishozi bwinshi, ndetse kabanje gucunga aka kana kari gakeneye ubufasha. Ndetse barakwereka uyu mukobwa hise atangira gusoma rya jambo, abona rwose handitseho ubufasha cyangwa se ubutabazi. Bega uyu mukobwa ibyo kuribwa hise byibagirwa ako kanya, ubwo atangira kureba aka kana nako kati rwose ntabara, wabibonye nibyo, ndi mu mazi abira, ndi mu kaga, ni ukuri mfasha. Ndebere akana kari hano karakubiswe. Ndebere rwose kari gashaka kugira ngo basi karebe niba kabona umuntu wagatabara katuze kureba iby'uyu mwana biraza kugenda gute. Ndetse barakwereka uyu mukobwa yitwa Kadete, niwe rwose wari umaze gufatwa ahangaha. Ndebere rwose muri wa musumari, ndetse aka kana byose kari kubyitegereza, kari no gusoma iriya zina. Ndebere rwose umwana uri ahangaha ntabwo tuzi impamvu biriya byose yabikoze. Icyo nagusabye ni kimwe cyonyine, uze kubana nanjye usoze iyi nkuru, uraza kumenyeramo byinshi rwose. Niyo mpamvu naje kuyibategurira kugira ngo rwose muze kuyumva munayirebe. Rwose ni nziza cyane, rero wowe nayiteguriye ntuze gucikwa utaje kuyisoza. Ndebere barakwereka akana kari hano kakomeje kwitegereza, ndetse kari gusoma ririya zina. Ndebere rwose, Ndebere wa mukobwa nawe arimo arahengereza uriya mwana, abona rwose ni umwana ubayeho nabi cyane, umwana uri munsi y'imodoka. Uyu mukobwa byamucanze, ndetse barakwereka umukobwa uri hano yatangiye gutekereza ibintu rwose yari ari gukora. Yatekereje yuko ari ku ikosi. Ndebere ari mu myitozo, ndetse barakwereka umukuru wabo yageze ahangaha ati uwo mukobwa uri gukora iki ahangaha? Nta n'isoni.
abandi bagiye bagusize, maze wowe wica ahangaha waje gukora iki ahangaha? Mukobwa utari kubona ibintu asubiza byamucanze, uyu mukobwa yakomeje gusobanurira uyu muyobozi we uri kumutegeka, mbese uri kumuyobora ibyo akora byose. Ati mbabarire rwose, nageze ahangaha rwose umusumari uri kubona yuko wanyiciye urukweto, rwose umusumari wanyishe, niyo mpamvu rwose ndi kugerageza ngo ndebe yuko naza rwose kwivura bigakunda. Rebere uyu mukobwa ibyo byose ibyo akomeje kuvuga, ariko ibi byose abivuga rwose ari kwitegereza kari akana. Ararangije aravuga ati nta kibazo, reka ngerageze ngende nta kundi. Ndetse uyu mugabo w'umusirikare ati se ubundi reka nkubwire wa mukobwa we, reka nkubwire, ubundi wari kwicwa n'umusumari ugakomeza ukicara ahangaha uri gukomezanya n'abandi? Nise kwicara ahangaha nicyo gisubizo? Rebere umukobwa uri hano ndetse akomeza gutekereza ku by'uriya mwana yamubonyeho. Arangije nta kundi kuntu yari kubigenza, ati nyine mbabarire, nta kundi nyine ntabwo bizongera, mbabarire. Uyu mukobwa ariko ibyo byose akabivuga ari gutera ishisho kuri wa mwana. Ndetse uyu mugabo ati ubwo mbare kabiri wavuye ahangaha wagiye. Ako kanya uyu mukobwa hise ava ahangaha agenda, ariko mu bigaragara ntabwo yishimye. Yagiye rwose ari kwitegereza ka kana kari munsi y'imodoka byagenze mbega. Ndetse n'uyu mugabo nawe yasigaye ahangaha asigara ari kwitegereza ibintu byose biri ahangaha, ndetse atangira gushakisha rwose, ari no gutekereza ikintu uriya mukobwa yaba rwose yari gukora ahangaha. uyu mugabo byamuteye rwose gutekereza byinshi, ndetse barakwereka yakomeje kugenda ari kureba munsi y'imodoka ikintu cyaba kirimo. Barakwereka uyu mugabo hise abona umunyururu hano hasi, urebye rwose arawubona, ndetse uri kugana munsi y'imodoka. uyu mugabo byamuteye byinshi kugira ngo nanone akurikirane byose. Byanga bikunze yaketse yuko uriya mukobwa hari ikintu kidasanzwe ashobora kuba yabonye muri iyi modoka. uyu mugabo nawe ubwe yakomeje kugenda akurikirana byose, akomeza kugenda ari kureba munsi y'imodoka. Rebere ese ka kana kaba kagiye gufatwa? uyu mugabo bidatinze barakwereka yatunguwe n'ikintu yabonyemo. Ati ntabwo byumvikana rwose. Yari amaze kubona ka kana yuko ariho kari. Rebere rwose uyu mugabo Rebere yagize umujinya ndetse atangira kugira uburakari. Ati we wakana we, hita usohoka aho ngaho, wakena wageze aho ngaho gute? Rebere akana kari hano kese gafatwa. None igitagahinda ni ukuntu uyu nguyu ari papa we, ujya ukunda kukagirira nabi. Kari papa ni umuyobozi, birumvikana kuba uri umusirikare rwose uba uri umuntu ukomeye. Guhangara rwose ugahohotera umwana wawe ni ikintu rwose kizira. Rwose ibyo bintu ntabwo ari byiza. Ugahangara ugacungira umutekano abandi bantu, ariko mu rugo iwawe ntawe uriyo. Rwose ibyo bintu ntabwo ari byiza. Ndetse barakwereka aka kana kati papa basi mbabarira, umbabarire rwose nturu wa mushinya wawe, umbabarire rwose tankubita, ndakwinginze papa umbabarire. Ndetse uyu mugabo ati ubwo mbare kabiri uri kunsobanurira ibiki? Hita usohoka vuba aho ngaho, uri kwicazwa aho ngaho ushaka kunteza abantu. Ariko byose wa mukobwa yabivumbuye, byose yabimenye. Yamenye yuko aka kana kadafite umutekano habe na gato. Rebere uyu mugabo akomeza rwose ari kugakurayo. Akana nta kundi byari kugenda, kise kava munsi y'imodoka kugira ngo nanone kaze gutaha mu rugo. Rebere uko byagenze, uyu mugabo hise akabwira ati hita uvuye vuba. Hita rwose akoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo kaveyo maze agasubize mu rugo. Akana kari hano kari kagiye kubona ubufasha cyangwa se ubutabazi, ariko ndebera ukuntu bikagendekeye ntabwo bigenze neza. Katuze kureba niba kazongera kugerageza undi munsi. Ndetse uyu mugabo amaze kugakuramo yatangiye kukabwira nabi. Akana kari hano mu bigaragara katangiye kurira kati papa wambabariye, papa basi mbabarira. uyu mugabo ati shakishwa ahangaha utaye mu rugo, nta n'isoni, n'undi munsi nzongera kukubona ahangaha njye nawe ntabwo tuzumvikana. uyu mugabo hise akajyana ndetse akomeza gutekereza byinshi. Ati wasanga uriya mukobwa ashobora kuba yamenye ibi bintu byose, ashobora kuba yamenye yuko uyu mwana abayeho nabi, ashobora kuba yamenye yuko uyu mwana atarya. Aka kandi abisi kagira amagambo wasanga kabimubwiye. uyu mugabo atangira kugira akantu k'ubwoba muri we. Rebere uyu mugabo rwose yatangiye kugenda agira ikintu cy'ubwoba muri we. Ati ko kubundi abigenza gute, biragenda gute? uyu mwana wasanga yandeze, wasanga ibintu byanjye byose byagiye public, abantu bose bakaba bamenye amafuti yanjye. Ntibigenza gute? Abantu nyobora baramutse bamenye amafuti yanjye ntabwo byakumvikana. Ariko nanone uyu mugabo yihagazeho rwose, arangije ajyana umwana we mu rugo. Ati dutahe uva ahangaha
n'undi munsi ntuzigere wongera kugaruka aha. Nuko byagenze, akana kagiye mu bigaragara nta mbaraga gafite, kagenda vuba na bwangu. Papa we ariko kabwira nabi ati hite ugenda vuba vuba uva aha ku muhanda. Nuko byagenze rwose, akana byarangiye bakajyanye. Uyu mugabo yahise agakura aha ku muhanda ati tusubira mu rugo, n'undi munsi ntuzigere wongera gukora ibi bintu. Ndetse bidatinze barakurika, bageze mu rugo. Mbega umugabo uri hano agerageza guhohotera uyu mwana, kandi uyu mwana ni muto cyane, ntabwo rwose yari yakura kurya rwose ageze ahantu ho guhohoterwa na papa we. Ni ikibazo. Akana kageze aha ngaha, ndetse uyu mugabo atinjira vuba vuba, utiva aha ngaha vuba, yinjira mu nzu, nta n'isoni nzongere kukubona hanze. Ndetse wa mukobwa ntabwo yari yagiye, yari yacungiye hafi, agenda abakurikiye kugira ngo aze kumenya ahantu rwose aka kana gataha. Ndetse barakwereka uyu mukobwa yatunguwe no kubona uyu mwana ari uyu mugabo, kandi ari umuyobozi wabo. Agenda rwose abereka ibintu bagomba gukora, niwe ubashinzwe, niwe rwose ushinzwe bari abakobwa ku myitozo bakora. Ariko ndebere uyu mugabo ibintu yakoze, ndetse ibintu bimuranga. Ni umuntu rwose uhohotera umwana we. Ako kanya amaze kohereza umwana mu nzu, ikintu cya mbere yahise akora, yahise agafungirana mu nzu. Akana kameze kuriya ahita akajyana mu nzu agafungirana gutya. Mbega abagabo nk'aba ngaba babaho, abagabo bagira ubugome nk'ubu ngubu barahari. Ariko nanone ndagira ngo mbamenyeshe yuko mu gihe utari wihana ubugome bwawe isaha n'isaha, ibyawe rwose bizagenda bibera urudubi, ibintu byawe byose bizagenda bijyemo inshishi. Usange rwose niba warubayeho neza utangiye kubaho nabi bitewe n'imyitwarire yawe. N'uyu mugabo nawe niko byagenze, ndetse atangira guhita afungirana umwana we mu nzu. Ndebere akana yagashyize mu nzu, ndetse nta n'ikintu cyo kurya gafite. Akana inzara ikamereye nabi, kari kagiye hanze basi ngo karebe yuko kabona ubutabazi, basi karebe yuko kabona icyo kurya. Ariko wapi, ntabwo byagakundiye. Ahubwo uyu mugabo papa wa karakana hise agafungirana, arangisha arigendera. Ariko ibi byose wa mukobwa yari yacungiye hafi, ari kubyitegereza, yari yabibonye. Uyu mukobwa katuze kureba ese yagerageza gutabara uyu mwana, ese byakunda. Ndebere uyu mukobwa uri hano byose yakomeje kubyitegereza, ndetse akomeza kubireba, ndetse atangira gutekereza ikintu gikomeye yaza gukorera aka kana. Ndetse kana nako ndebere kibereye hano, kari kugenda kari gushishira inkoko. Nta kundi rwose, inkoko yabaye inshuti nziza y'uyu mwana, cyane yuko inkoko baririrwana umunsi ku munsi. Papa we aba yigendeye, ntabwo rwose yafata uyu mwana basi ngo amwumve. Wapi, ntabwo ibyo ngibyo abikozwa. Ajya mu kazi yatakaza ariko kubita uyu mwana, ndetse kurya k'uyu mwana biragoye. Wapi, ntabwo bishoboka. Ndetse wa mukobwa yaje aha ngaha kwidirisha kugira ngo yitegereze ubuzima uyu mwana akunze kubamo, cyane yuko yari yabonye yuko aka kana kagiye mu nzu, ikindi kandi katamerewe neza. Uyu mukobwa yaje aha ngaha yitegereza imibereho y'uyu mwana, abona ni ubuzima bubi cyane, ubuzima bukakaye. Uyu mukobwa yabyitegereje biramubabaza. Nta kundi, akana kari gushishira inkoko, ni inshuti ye magara. Nta kundi, nturenganye uriya mwana, nibwo buzima azi. Nta bundi buzima bwiza yigeze abaho ngo basi yakomeza kubutekereza. N'ubu ngubu akana kari kari aha ngaha kakomeje guteseka, kabayeho nabi. Ibi byose uriya mukobwa ari kubyitegereza, yabonye ko rwose aka kana kabayeho nabi, kandi rwose uko kababaje. Ariko aka kana nta kundi kuntu kabigenza. Gafite papa wako utakitaho, gafite papa wako ukanga. Ntabwo wabura umubyeyi maze ngo ukorere umwana wawe ibintu bimeze gutya. Ndebere akana kari hano, nta kundi kari kubigenza. Ndebere rwose ubuzima kari karimo ni ubuzima bukakaye, ubuzima buteye isoni. Ari wowe wisanze ahantu hameze gutya, wabigenza ute? Tekereza. Ndetse barakwereka umwana uri hano nuko byagenze. Yatangiye rwose kugenda ari kugenzura iyi nkoko basi ngo arebe yuko yabirwaye. Ndebere ari kugenda ayicungira byose, kuko rwose ari gutekereza ati iyi nkoko yanjye sipfuye, cyagenda gute? Inde muntu nakongera kwirirwa naha ngaha? Inde muntu se nakongera kubwira ibibazo byanjye? Uyu mwana azi yuko inkoko ariyo nshuti ye pe, nta kundi utamurenganya. Hari n'abantu bavuga ngo icupa niyo nshuti yanjye nizera mu buzima bwanjye, cyane yuko icupa rwose ntabwo ryari ryampemukira. Ndetse n'aka kana niko kari kameze. Ndetse barakwereka uyu mwana ibyo birangiye, hari agapapuro yese ajugunya hanze. Ndebere yarakajugunye uriya mukobwa uri mu idirishya. Ndebere uyu mukobwa nanone yongeye gusoma agapapuro uyu mwana
yaramaze kumwoherereza katuze kureba ibintu byanditswemo. Ndetse uyu mukobwa yise gafata atangira kukabumbura. Umwana uri hano arababaye cyane, ntabwo ameze neza. Ndebere rwose nta kundi bigenda. Wisanze ufite umubyeyi nk'uyu nguyu wakwihangana ukagerageza kubana nawe, nta kundi bigenda. Mu buzima hari abantu bameze nabi cyane, uraryama ugasinzira, ukarya rwose ukumva urishuse, ukagenda rwose ukumva yuko ubuzima ari ubwo ngubwo, ariko nanone hari abo byayobeye, hari abo byacanze. N'uyu mwana nawe niko byagenze. Ndetse bidatinze barakwereka uyu mudamu yatangiye kubumbura ka gapapuro umwana yaramaze kumwoherereza. Ndebere yasanzeho ijambo Ayuda, ndetse hari n'ifoto iri kuri aka gapapuro. Aka kana kari koherereje uyu mukobwa, witegereze iriya foto Ndebere, ndetse handitseho ijambo Ayuda risobanura ubufasha cyangwa se ubutabazi. Uyu mukobwa ntabwo yatunguwe n'iri jambo, ahubwo cyane cyane iriya foto niyo yamutunguye. Ati ntabwo birumvikana se? Ese uyu mukobwa iriya foto ayizi hehe? Birashoboka se? Iriya foto byagenze gute? Ariko nese iriya foto hari ahantu ayizi. Akana kari hano kabayeho nabi cyane, ndetse barakwereka wa mukobwa ntabwo byamuhiriye. Wa musirikare yaje amusanga ahangaha, ndetse asanga ari gusoma ka gapapuro, ndetse uyu mukobwa yari yumiwe. Uyu mukobwa yagiye kwikanga rwose asanga wa musirikare amuhagaze hejuru. Nanone wa mukobwa we, nanone ariko kuri icyo gukomeza kungendaho wa mukobwa byagenze gute? Hari ibyo we najyanye kuri icyo gukomeza kungendaho ahantu hose ngiye. Na n'ubu ngubu nigeze kugusanga hahandi ku modoka, utari ku kazi ushinzwe, utari ku bintu bikureba, ariko nanone nongeye ngusanga ahangaha. Reka nkubwire, amanota yawe yagabanutse. Ibyo ntushaka kubyemera. Ukumva neza wa mukobwa we, sinzi rwose ikintu nshakaho ni akamunani ni iki. Ubu ngubu ntabwo uri ku kazi, abandi bana bari bari kwitoza. Ndetse uyu mukobwa ati I'm sorry, mbabarire rwose, nanjye ntabwo rwose ibi ntabwo nari nbyiteze, nanjye ubwanjye byantunguye. Uyu mugabo ati shavo tugende, ariko nanone wowe ubwawe ndaza kukugenzura, wowe ubwawe ndi kubona rwose ruri kugucumbamo. Amanota yagabanutse kabaye. Uyu mugabo akomeza yitegereza karakana, ariko nanone agenda afite ikibazo cy'uko uyu mukobwa ashobora ko yamenye byose. Uyu mugabo araza kubyitwaramo gute? Cyane cyane uyu mukobwa yamuvumbuye, yamenye amafuti ye, ndetse yamenye yuko karakana kari mu buzima bubi cyane. Yamenye yuko karakana isaha gashobora kuza gupfa bitewe n'ubuzima bubi karimo. Uriya mukobwa atangiye gutekereza ibintu yakora, ndetse uyu mugabo ati karakana ndibuze kongera kugahindura rwose ngakura ahangaha, kuko ndi kubona kandaburiza, kandi karamutse kandaburije kaba kankuye ku mugati. Ngomba gukora ibishoboka byose uriya mwana imigambi ye rwose yapanze ikaza guhita iburizwamo. Ndetse uyu mukobwa, uyu musirikare hise amujyana ati tugende usanga abandi, apana kwirigura kuserera ahangaha, ntabwo ibyo ngibyo bikureba. Kumva neza ako kanya uyu mukobwa bahise bamujyana, ndetse ka kana nako kasigaye hari mu nzu kabayeho nabi cyane. Ubuzima kabayeho wabubonye ni ubuzima bubi cyane, ubuzima bukakaye. Ndetse wa musirikare hise azana uyu mukobwa uri kwiga, uri mu ishuri, amuzana ahangaha rwose ahandi hantu hari abana bari kwitoza. Barakwereka abandi bakobwa barahanga rwose bari mu myitozo, mu gihe wa mukobwa we yari yagiye gutabara kariya kana. Barakwereka abandi imyitozo bayigeze kure. Ndebere wa mukobwa we bamuzanye gutya, bamuzana nabi, ariko mwibuke yuko yagiye gutabara kariya kana kugira ngo kataza kugira ikibazo. Ariko nanone kuri y'inshuro ntabwo bimuhiriye. Kurikire uyu mukobwa yaje ahangaha, ubigaragara ntabwo atuje, ntabwo ameze neza, ari gutekereza byose. Ndetse uyu mugabo aturabizi iminota abangaba bamaze ahangaha uri buze kuyiriha, baragusiga ahangaha uyikore, ndetse uyikube kabiri. Urukumva neza kugira ngo ubone yuko ndi seri. Ikindi kandi ibintu wabonye hariya uzigera na rimwe ukabivuga, ndabizi byose wabimenye, wabibonye. Ubuzima uriya mwana arimo urabuzi, uzigera na rimwe ubuvuga, njye nawe tuzigira babiri. Ako kanya hise amusunika ati sanga abandi aho ngaho tangira ukore. Aka kanya uyu mukobwa bari bamaze kumubikamo ubwoba, gatuze kureba niba azagira icyo avuga. Uyu mukobwa agize icyo avuga byanga bikunze byamugiraho ingaruka cyane. Yuko uriya mugabo amaze kumubwira ati uzagira icyo uvuga, njye nawe ntabwo tuzigera twumvikana, ibyo ngibyo byo uzabimenye. Umukobwa uri hano ibyo gukora siporo sinzi niba arabishobora,
atangiye kugira ikibazo muri we ati koko se ubu ngubu ndaba ndi gukora iki ko bikomeje kwanga. Uyu mugabo nawe ari hano mu bigaragara ameze nk'umuntu utameze neza, mu bigaragara afite ikibazo katuze kureba iby'uyu mugabo. Iby'uyu mugabo we biraza kugenda gute? Icyo nagusabye uze kubana nanjye rebere barakwereka abandi bakomeje rwose bari muri siporo yabo bameze neza. Rebere barakwereka uyu mugabo nawe akomeza avuga ati reka mbabwire nta bintu by'imishenji kangaha, mugomba kubikora kandi mubikunze. Ikindi kintu kandi mugomba kumenya ni uko mugomba kumenya yuko mu minsi iri imbere ari mwebwe muzaba muri abasirikare, sibyo? Bari kurinda umutekano w'iki gihugu cyacu, nta bintu by'imishenje ko mugomba kubikora neza. Ko byagenze uyu musirikare akomeza kugenda ari kubareba bose, ari kureba rwose yuko bari kubikora neza, ariko wa mukobwa we ibya siporo byahindutse ibindi sinzi rwose ibintu ari gutekereza. Rebere ati ko ndi kumva biri kunanira we, mwatangiriye hewe ko ndi kumva uyu munsi nari muri mudu, byagenze gute? Ari kubaza mugenzi we, ariko mugenzi we akamwihorera. Abakobwa nk'aba ngaba baba barababaye, ntabwo ari kwitegereza mugenzi we. Mugenzi we rwose yibere kuri siporo afite ibyarimo, mu gihe rwose afite ikibazo cyo kuvuga ngo mbese ko ndi kubona uriya mwana ibintu bikomeje kugenda nabi. Ndetse uyu mugenzi we ati wakora bitaza kukugendekera nabi, wingomesha. Ikindi kandi ushobora kufite ikibazo uze gusaba gahusa nyine uze kugenda, ariko wikomeza kungomesha urabizi. Ndetse uyu mugabo byose akomeza kubyitegereza, abona rwose ni abakobwa beza, abakobwa bameze neza cyane, akabona rwose nubwo bagiye kuba abasirikare ni abakobwa beza cyane rwose, ku buryo ashobora kuvanamo umwe rwose akagenda nyine akaba yamwipfunyira, akagira rwose ikintu bapanga. Birumvikana nawe wabyumvise uri umuntu mukuru. Bakomeje gukora akazi kabo neza ndetse bagakunze, ariko uriya mukobwa we byamucanze. Ndetse mugenzi we ati ibintu by'imishenje kubivemo, ahanga rwose ni akazi. Kumva neza, ahanga yitwa akajemo ni akazi. Mu minsi iri imbere urabizi rwose ikintu turi guharanira, rero nawe haranira kuzaba cyo mu minsi iri imbere, si byose? Nuko byagenze abakobwa bari hano bakomeje guharanira kugira ngo bataza kubacishamo ijisho. Katuze kureba iby'aba bakobwa biraza kugenda gute. Icyo nagusabye uze kubana nanjye, uze gusoza iyi nkuru, uze kumenya byose. Barakwereka abakobwa bari hano bakomeje akazi kabo, ndetse uyu mukobwa akomeza mugenzi we ati nukuri hangane, niba utameze neza, niba urwaye basi mukanye tugiye gusoza tube twava aha ngaha. Akomeza ari kumuhumuriza, ariko uyu mukobwa we ati ntabwo uzi ikibazo mfite, uzi yuko cyagiye umushumari wakubise noneho maze kunkubita nkabona umwana niwo bikoze, ariko natungwa no kubona uwo mwana ari mu mazi abira. Ibi byose akabivuga yagira ngo agiye gusoza ijambo, uyu mugabo byose akaba yabivumbuye. Ubwo ngubwo ako kanya bahitaga baceceka kugira ngo uriya mugabo w'umusirikare ataza kubumva. Rebere ndetse ako kanya hise babwira ati noneho mwabikoze neza cyane, ubu rero imyitozo yanyu irarangiye, tugiye guhita tujya hahandi. Rero murahazi dusanzwe tujyayo, nta bintu rwose by'imikino. Ikindi kandi mugomba kugira vuba mukagenda muri kwihuta kugira ngo tuze guhita tuhahurira. Ni hariya ruguru, mugende, tugomba guhita tuhahurira, mugahita mumenyeshwa ibindi bintu mugiye gukora. Nuko bigomba kugenda. Abakobwa bari hano noneho rwose uyu mwitozo w'ahangaha bari bawusoje, bari bamaze kubarangira ahantu bagomba guhita bajya. Rebere byose bari kubyumva, ndetse barakwereka uyu mukobwa we yaramaze kunanirwa ati rwose barankoreye, ubwo reka mpite ntigendera. Rebere ati ubwo reka ngende. Uyu mukobwa we ntabwo siko basoje, yakomeje kuba muri siporo, ariko mwibuke yuko uriya mugabo yamubwiye yuko agomba gukora iminota irenze yaba ngaba. Katuze kureba niba ariko biza kugenda. Ndetse bidatinze barakwereka abakobwa bese bagenda. Rebere wa wundi nawe asigara aha ngaha hari mu myitozo, ndetse hagiye umwe, abandi basigaye aha ngaha basigara mu myitozo. Nuko byagenze. Reka mbabwire yuko iki cyari igice cya mbere turi kureba. Igice cya kabiri ndabizi gifite amatsiko menshi kibitse, ntuze gucikwa. Rero ni mukanya uze kubana nanjye uraza kumenyeramo byinshi. Ese abakobwa biraza kugenda gute? Ese kariya kana birarangira gute? Karibu se kubona ubutabazi. Ciao na hamukanya. Ikindi kandi ndabakunda.